Shalom, turi mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ijambo ry'uyu munsi riragira riti ihorere. Warababaye, warapfushije, warakubiswe, waratemwe, wagize ibyago byinshi, wenda wafashwe ku ngufu, wavugirijwe induru, wiciwe abawe ubireba, waranababuze ngo bashyingure mu cyubahiro. Ibyo byose uriho kandi urabitwaye, biri mu mutima wawe. Hari byinshi wibaza bidafite ibisubizo, ariko nje kuguhoza. Wenda birakomeye kugera ku mutima wawe, ariko emera ko n'Imana yaguhoza n'abayo bakaguhoza. Ihorere, wihanagura amarira, uhaguruke, ubeho. Kubaho ni igisubizo cy'ububabare. Kubaho ni imbaraga zo gutsinda ibyakubabaje byose. Kubaho ni isezerano kuko Imana yabihisemo ikabiguha nk'impano. Ihorere kandi umenye ko Imana ifite ububasha bwo kuguhoza amarira yose warize. Ibyakubabaje, ibyo wabuze, hahandi umuntu atagera, humura Imana yahagera ikaguhoza. Akira amahoro yayo, wakira ubuzima bwayo, wakira imbaraga zayo, maze utuze ukomeze kubaho. Imana ikumurikire kandi umugisha wayo uguhoreho, urakabaho.